ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? Ariko papa Rameki untererana kubera iki? Ariko mama fi buri munsi amafaranga kubera iki? Ariko ke urakomeza gutesha umugabo umutwe kubera iki? Kuba uri muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? Ariko Ozil byose niwe mporera kubera iki? Ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? Umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? Ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Rameki, hari ikibazo njya nibaza. Ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? Niko keza kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo kubera iki? Kubera iki? kubera iki? kubera iki? Kubera iki? Kubera Kubera iki? Kubera iki? kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Yajya kugenda yansigiye nimero ambwira ko ari wowe uzampongezaho. Mbabarura umungezaho pe. ubwo zungu nta byishimo bikizirangwamo. Mama nutagarura Martha. Mucyaro. Biki? Mari uratwite. Ariko ubundi ubona ko ndi ikigoryi ku buryo ushobora kunyumvisha ko nta ruhare ufite muri ariya magambo muri muhungu wawe yambwiye. Kasakumira. Erega koko ngo mu byacu murayicaye. Niko se papa Rameki. Ubu tangiye kunshinja amakosa. Ibintu ntakoze nkiri muto. Ngize nshaje ubu ngubu. Wakwihanganye ko shitani yateye urugo rwacu yaciye mu bana. Natwe ntituyurwaho rwose ngo dushwane. Umuhungu wawe yaransuzuguye yibagiza ko ari je wamureze, ariko mubuze ibyo kurongora uriya mukozi ibyo ntabwo birimo. Umugenzi wanjye nanjye ibyo bintu ntabyo nshyigikiye. Ariko none ntiwirengagize ko Ozil yaciye bugufi agaharira Rameki umugore. Natwe rero tugomba kumutwara gahoro gahoro biriya byose bizagera aho bishire. Ni ukuvuga ko Keza atakundaga Rameki. Umuhungu wari wamumuhariye. Ariko ntabwo ari ibyo mvuze. Ariko rero nanone ntabwo dukwiye guca Ozil mu muryango. Komeza umurere bajeyi. Aho wakamubwije ukuri ari wowe nyina. Kandi ingaruka zizazibona. Reka nigendere gahoro. Bro, herese kuza mu rugo ndakubura. Ndibaza ni se byagenze gute? Mu rugo ntago wahambona muri no mezi. Man ntuzi imisero ribiri mu rugo man. Mama zigiye bansteresa banesha umutwe. Abaye negereye hano mbe mbaretse gato mbe ntuje tu. Kubera iki se kandi ufite ibindi bibazo? Hari n'iki muntu wankasiriye yarampamije. Yarampamije. Barabizi bantwaye umukobwa. Umugore wundi atuze nyene birarangira. Nza kugira mbona amahirwe yo kongera gukunda undi. Nagize ngo nkunze hari ikintu kitabaho. Mu rugo baranyanze baranuka umva bibe bibazo bindi ngo sinkwiriye gukunda Martha. Ariko ntugaro nyibutse ko nagutwaye umugore mwana cyangwa kwanyishuye gutereta. Gusa nyine ibyo tubiveho ahubwo wowe ndi kumva ibyaye bitoroshye. Rwose ugomba guhana gukunda umukobwa wawe wumva ushaka urumva. Rwose naje gusanga urukundo ni ikintu kibabaza. Uziko ngende kwicuza yuko nashatse. Ubyishuza gute se mwana? Urabizi ukuntu twaserereye mu rugo intambara warwanye ngo utsindire umukobwa. Ahubwo numva byakabaye bimeze neza. Nanjye nibyo ndi kwicuza rero. Naje gusanga narwana ibitari ibyanjye. Gusa nyine nabwo ugomba kujya gushaka uriya mukobwa. Ya ndabyumva birumvikana ngomba kumushaka ariko ikibazo ni kimwe. Mu rugo ntago babyumva. Uzi intambara yawe njya kubabwira ko mukunda. Naravuze nsi umuntu mbabwiye ko nkunda ni igisimba. Sava amaraso nk'abandi si umuntu nk'abandi Imana biranshanga barantutse. Bese ni imiguruko. Ariko se reka ubone nkubaza. Ubone Martha aragukunda cyane uwo mukunda. Uyu mukobwa arankunda pe kandi nanjye ndamukunda. Kandi baburya agira aranyubaha mbese sinzi. Uziko bitoroshye. Uziko numvaga ari amashyengo urimo. Rwose ngiye Martha utamukunda bitewe n'ukuntu nzi yakoraga mu rugo. Utuntu tw'udufuti twa buri kanya twa hato na hato banuvaga mbeshya kabisa. Barare ikintu utazi buriya bugoryi yagiraga. Nibwo bwatumye mukunda. Urabona nyuma yo kuntwara Keza nabaye nkugize ikibazo mu mutwe. Nabaye nkurwaye toroma ndagenda ndiheba uko kugumana na Martha. Byatumye numva mukunze ubugoryi yankoreraga iki. Aragenda amanagura mu Keza. Birangira mwikundi ariko mu rugo nshaka babyumva mwana. Mva nkugiye inama rero.
ugomba kujya gushaka Martha ubu yagiye mu cyaro iwabo dore nutinda uzasanga abandi bajama mu cyaro bamushaka bro reka nkubwire ahangaha ndamutse mpumbye ikosa ntakora ni ukongera guswata urukundo we ntabwo namuhusha kabisa ahubwo se mani umugore wawe arihe ko mbona inzu bibereye aho ngaho shafe byore mwana ubu ngo yagiye mu kazi no muri weekend arakora nimba bampunga nta munsi n'umwe ngenda asanga turi kumwanga twirirwanye ngo bisa nkaho nyine aba gukwepa kubona niko mbyumva ariko harimo ikibazo mwana iyo umugore atakwikoza harimo ikibazo birumvikana genda umva ndi nkayo wazamwegera mukaganira ukamubaza niba hari ikibazo ngomba kubikora kandi vuba ahubwo nawe rwose ugomba kwita ku kibazo cyawe kuko rwose urukundo rw'iki gihe naje gusanga rurababaza kandi ngomba kumukura ko we ankunda kandi nanjye nkabamukunda ntabwo naswata ahubwo bizarangira amushyize mu muga ahubwo se mwana ngiye kubona igende nyine nayinyuzeho nongera ngo ngutere pisi tuzasubira okay ese kureba wanze no kugira ngo utume n'akantu ku muhanda agacupa zawe maze igihe nanasinda mwana numvaga ntazo gashaka ariko usigaye waranyanze uzi ko duherukana mu bukwe shasa muvandi ugira ngo nuko kwanga nanjye ntabwo ari igihe uzi ibibazo bisigaye muri uru rugo bisigaye biza ari ibiheka ari neza bihekeranye kimwe kirangira ikindi gikomanga mbese nanjye ubwanjye naribuze ko nteye ubwoba habaye iki uzi ka gakobwa kakoraga ahangaha karakwibye se cyangwa ubonye niyo kanyuba ariko ntikanyubire umutima w'umwana mama fi umwana wanjye Ozil arababaye ku buryo nanyisigaye muri agahinda kakanyica Ozil ntakirya Ozil ntakiryama Ozil atunzwe no kurira gusa Ozil yanze buri muntu wese ahangaha shango nuko twanze gakundana na Martha we wow Ozil yongeye gukunda mana we nukuri ndishimye ariko mama Ozil uzi umwana nkuru waragize igikomere cy'urukundo kongera gukunda mana yanjye niba Ozil yongeye gukunda ye biranshimishije mbese aho bera umushinyaguzi niko mu mafi urumva unejejwe nuko umwana wanjye yakundana n'umukozi wo mu rugo ampulisi wongeyeho Martha wagacucu kari aho ngaho nawe uzi ariko muvandimwe ntunyumve nabi kuba Ozil yongeye gukunda nta gitangaza kirimo byongeye kandi kuba yarakunze Martha rega Ozil yamuhindura akamwigisha imirimo yose akamwigisha utuntu twose erega Martha n'umukobwa mwiza yabamo n'umugore ubereye urugo yega ye amafi muvandimwe ndakwinginze aho kugira ngo twongere tuvugane nabi reka duhindure ikiganiro mbabarira duhindure ikiganiro iminsi myinshi kuva wamara kunkatira imbere y'ababyeyi no kunyandarika kuri ashaka nongeye kukubona kabisa akoze bisuganira nabi amakuru namwifuje ko ngira nakomeje kwiberaho kwa kundi nyine agahinda wanteje karacyarimo shawuzi no kuruzambabarire pe kandi gusabye imbabazi mbikuye ku mutima buri gihe mba nkora mvuga ngo ndakubona nkusaba imbabazi nayo narakubuze ngo ngusaba imbabazi umbabarire ibintu nanjye nakoze bihora bincira urubanza keza namaze kukubabarira kuko abakobwa uwo mucuruzo sinjye wa mbere wahemukiye cyangwa se n'abandi barahemukiye namaze kukubabarira ibyo umva ko ntari shawuzi umbabarire pe umva ntakubeshya ibintu noneho ndimo gukora ubu byose niyo ndimo kubikorera kugira ngo nguhorere kuko nanjye ubwanjye nananiwe kwibabarira ariko abakobwa mwabaye mute wowe umporera nigeze nkubwira ngo umporere se ariko keza umuntu wakwise keza yakwitaka bigaragara ko iyo nza kubana nawe ukufashe muri garamfure niko bari kumfata uramporera nigeze nkubwira ngo umporere nukumbwiye man ite ku mugabo wawe uriye n'umugabo wawe mwarasezeranye byararangiye mwite ibyo byo kuzunga umporera ibikize warampemukiye warampentengushye byararangiye kandi ubona ko ibintu byose mbikorera wowe uzi ubikorera ngewe iki nukuvuze iyo uza ubinkorera ntiwaba waranyandaritse imbere y'ababyeyi kuri ndi Kabi ibi umuntu wakwise keza yakwita Kabi umva nkubwire mama ushize naje ahangaha rwose ndababara numva mbabaye shase mwana wanjye ko umuntu aba yihugiyeho muri iyi minsi ariko wakubwira ibibazo biri hano muri urugo noneho wakomerwa papa yarabimbwiye ubwo meruka ahangaha ariko rwose ntabwo ndi kwemeranywa nawe gute rwose muri kubangamira Ozil
Kuki? mwakabaye mureka akabana n'uwakunda kuko mama maze kwiga byinshi rwose mu rukundo ahubwo rwose nkeneye ubufasha bwanyu. Ariko reka nkubaze Rame, ubu nawe ushyigikiye ko Ozil abana n'umuboyi? Waba warize byinshi mu rukundo se bwora? Ubwo iyo niyo nama wagira umuvandimwe wawe? Mama nanjye keza yarambeshye ntabwo yigeze ankunda ku buryo rwose kugeza uno munsi urugo ruranshariye cyane nuko ari bidashoboka nakabaye rwose nahukana nkamuhunga. Sikaho mwana wanjye ibyo bintu byo kwahukana nihe wabonye umugabo wahukana? Urihangana niko zubakwa. Ariko se reka nkubaze Rame, reba uko bubaje ubundi reba amafaranga twatikije muri buriya bukwe none musenye uramenye kandi na papa rwose ibyo bintu bimenye byamubabaza cyane. Rero jya wihangana. Ahubwo se iyo uganirije Keza nguwo akubwira ko ari iki cyayi muteye? Mama rwose ntago mbizi kuko rwose iyo mukozeho umujinya urusha intare nagira ngo namuvugisha akanyuka inabi nkibaza se kuko uyu ni Keza nzi twakundanye bikancanga. Mwana wanjye se ko ari uko njagariye muri iyi minsi kubera ibibazo bya Ozil kugira ngo we buriya ntubankeneye, ariko nintuza uretse nzashaka akanya nze muganirize numva ikibimutera. Rwose ihangane nta mpamvu zo gusenya, ihangane nk'umugabo mu rugo utuzi. Nukuri rwose muzamukoze kuko urugo rurananiye pe. Shayangane. Mama burende ndabasuye. Ndabona bwanije rero. Ariko nibyo wihangana mwana, ibyo nibyo byiyumviro byo gusenya byo ndakubujije. Mama nuko birakomeye rwose. Tukeneye ubufasha bwanyu. Yewe reka mugeze mu hanze rero. Ntabwo byoroshye. Wenda uriya mugore wawe ntiyawe yarasanye wenda akaba ari byo bimutera. Ariko mama rwose nawe ndakubwira ko iyo mukozo ngo ahindukire ahinduka nk'intare none ngo namutenda koko. Ariko bimeze rero akwiye kuganirizwa wa mugani wawe. Urugo rwose rumaze kunanira. Rero nibyo we hano njye nandi no mu gikoni ngaho utereka gihe ntakirize. Murakoze. Sawa musoze. Yego ndabasuhuza. mwituriye ahantu heza cyane haratuje akayaga ni kose. Ariko se koko ubu utambeshye iki cyaro uzagishobora? Gisa hari ahantu ntashobora kuba. Erega ubuzima usanze ahantu uremeza ukisanisha nabwo ukabamo kandi bigakunda. Kameme ko nawe uhari se urumva naba mbuze iki. Erega ndagukunda Martha. Ntabwo najyaga mbyemera ko nkunda. Ubu nibwo nangiye pe kubibona. Ariko se ubu mama wawe koko ubameze ute? Sha ibya mama byo byihoreye. Gusa yaramvangiye sinanizwe yambuza urukundo rwanjye. Buri gihe abamvangira ariko nahisemo kumureka. Ubu buzima bwo mu cyaro urabona uzabushobora? Uzabushobora? Naje kubera wewe. Ntabwo uremera ko ngukunda ariko. Reka tujye mu nzu batajyangane n'ibindi bibi turimo hanze. Sawa. Ubaye iki se kandi? Keza maze kurambirwa imyifatire yawe ingeza aha ngaha. Nukuvuze naguze uburyo mbabara. Ubabajwe n'iki se kandi? Kate nawe Ozil uyu munsi nenzi ko igisebe cyanjye kimaze kuma. Ariko oya cyese kirushaho kuba kibisi. Sobanura yakubwiye ngo iki se kandi? Yambwiye nabi kurya udashobora kubyumvisha ngo ibintu byose ngo nkorera Rameki ngo arabizi ngo kandi ntago abashaka ikintu kibabaza mukuru we. Yakubwije ukuri ariko nkora mbikubwira kubabaza undi mwana ako ntago nyumva wihitiyemo Rameki. Ugomba rero kureka kubabaza undi mwana turi kubyumvikanaho neza kandi mpora mbikubwira sisi. Ako Kate uzi ikintu udashobora no kumva. Uzi ko nanamusobanuriye ko ibintu byose nkora ari we mbikorera ariko ntabashe no kunyumva. None nkamubwira ko no gushaka guhora nta kindi kintu mbikorera yarangiza akambwira ngo sinkiri Keza ahubwo ndi Kabi.
ugomba kwisubiraho rero kuko ubikora ntago abyitayeho